cyane cyane mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo bibaye ngombwa tunyarukira no hakurya y'inyanja tukareba biba biri kuvugwa mu mahanga ya kure. Umuryango w'umukobwa apfuye urupfu rutavuzweho rumwe witeguye kurega ibitaro bya Gitwe. Umuryango w'uyu mukobwa wari usoje amashuri yisumbuye. Umuryango we rero uravuga ko wababajwe n'uko umwana wabo yapfuye. Ibitaro bya Gitwe bigatangaza ko nta ruhare ambilanse yabyo ibifitemo. Umuryango ukavuga ko ufite amakuru ko umwana wabo yishwe agonzwe n'imbangukiragutabara. Stade Majoro Jean Bosco Mubaraka Kayinamura akaba umukuru w'umuryango wa nyakwigendera Umulisa Cynthia wapfuye afite imyaka 20 y'amavuko, yabwiye Umuseke ko yababajwe no kumva ubuyobozi bw'ibitaro bya Gitwe biri mu karere ka Ruhango buhakana ko imbangukiragutabara yabyo idafite uruhare mu rupfu rw'uyu mwana. Nyakwigendera Cynthia yasanzwe mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana mu muhanda w'igitaka Gitwe Ruhande. Stade Majoro Kayinamura umukuru w'umuryango wa nyakwigendera avuga ko bamenyeshejwe inkuru mbi y'urupfu rw'uyu mukobwa tariki ya 28 Nyakanga 2025. Bihutira kujya ku bitaro bya Gitwe. Bagezeyo banga kubereka umurambo wabo ku buryo bawubonye bawushyingura tariki ya 1 z'ukwezi kwa 8 2025. Avuga ko bari babimye umurambo bababwira ko wageze mu buruhukiro terekana. Kayinamura avuga ko ibitaro bya Gitwe byanze kwemera ko imbangukiragutabara yabyo ariyo yagonze nyakwigendera mu rwego rwo guhisha ibimenyetso, ndetse agasaba ubugenzacyaha gukora iperereza ryimbitse ko hari abantu babonye nyakwigendera agonga. Yavuze ati turemera ko umwana wacu yagonzwe n'imbangukiragutabara y'ibitaro bya Gitwe, ndetse hari n'abatubwiye ko Gitwe ugize ibyo avuga aharara, kandi n'ababibonye b'abanyeshuri batubwiye ko bari kwigira ubuganga ko nibabivuga babirukana. Akomeza agira ati ikiriho byo umwana yaragonzwe, twanabonye amaraso ari ku murambo. Stade Major Jean Bosco Kayinamura akomeza avuga ko nubwo ibitaro bivuga ko byatabaye umwana ngo atari ko byagenze kuko nta wari wabitabaje. Avuga ko ibitaro bivuga ko basanze umwana yihungura aho yari afite igare bityo bagahagarara. Ati ntibishoboka ko ambilanse yabitwaye umurwayi ngo ijye kwita ku ibonye ku muhanda yihungura cyangwa ngo bite kuryamye ku muhanda. Yavuze ko amakuru bafite ari uko umwana wabo imbangukiragutabara yamugonze, bihutira guhisha ibimenyetso bamwihutana mu buruhukiro bw'ibitaro byabo. Stade Major Jean Bosco Kayinamura avuga ko umwana wabo igare yari afite yarimo aricunga, noneho imbangukiragutabara iramugonga. Ku rundi ruhande hari umwe mu baturage uvuga ko yahageze ari kuri moto aho yari ava mu kazi. Bageze aho nyakwigendera ari ku muhanda barahagarara we na musaza we, basanga abaganga bari kumutera amaserumu, ndetse yaje no gupfira aho ku muhanda. Uyu wari kuri moto ngo yabaje umushoferi wari utwaye ambilanse icyo nyakwigendera azize, yanga kumubwira, undi aragenda ahasiga abandi bantu. Yaravuze ati tuhagera twasanze urebye agiye gushiramo umwuka, ni nako byahise bigenda, maze umushoferi amuhombeka amaso. Gusa ntituzi uko byari byatangiye, ariko umushoferi yatukaga inabi atubaza icyo turi gukora. Umuyobozi w'ibitaro bya Gitwe Dr Habituze Benjamin aherutse kubwira Umuseke ko ambilanse y'ibitaro bya Gitwe ayoboye atariyo yagonze nyakwigendera. Avuga ko imodoka y'imbangukiragutabara yabo yavanye umurwayi ku kigo nderabuzima cya Karambi. Bagaruka bari mu nzira bakubitana n'umwana uryamye mu muhanda, barahagarara. Shoferi na muganga bavamo batangira gufasha uwaguye ku muhanda. Nibwo ngo bahamagaye indi mbangukiragutabara y'ibitaro iza kumutora, bamujyana kwa muganga apfirayo. Yaravuze ati umuryango wa nyakwigendera wahise uza ku bitaro, nta kibazo dufitanye kuko twarabafashije turabatabara. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan aherutse kubwira Umuseke ko polisi yahawe amakuru ko hari ababonye imbangukiragutabara ihagarara, ifata umukobwa we ku igare aryamye hasi iramujyana. Yaravuze ati polisi yahise ijya ku bitaro aho umukobwa yajyanye, igezeyo isanga yitabye Imana. Iperereza ryaratangiye kugira ngo hamenyekane icyo umwana yazize. Nyakwigendera yakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye, ishami ry'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima, ishuri rya ESPAG riri mu karere ka Ruhango muri uyu mwaka wa 2025, akaba yarashyinguwe.
Brigade Major Jean Bosco Kayinamura uhagarariye umuryango wa nyakwigendera yavuze ko bamaze gutanga ikirego mu nzego zibifitiye ububasha. Polisi y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi yatangaje ko yataye muri yombi abagabo 4 bakekwaho ibyaha by'ubugizi bwa nabi bihungabanya ituze n'umudendezo by'abaturage. Byabaye ku itariki ya 19 Kanama 2025 mu murenge wa Rugarika, akagari ka Kigese, aho Polisi y'u Rwanda yakoze umukwabo ifatanyije n'abaturage n'inzego z'ibanze bafata abagabo 4 babarizwa mu itsinda rikekwaho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye igihe ko ifatwa ryabo ryaturutse ku makuru yatanzwe na bamwe mu baturage bamaze gusobanukirwa neza uruhare rwabo mu gukumira no kurwanya ibyaha. CIP Kamanzi yavuze ko ibyo abafashwe bakurikiranyweho ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage, birimo ubujura n'urugomo bakorera abaturage, aho babatangira mu nzira bakabatwara ibyabo, kwiba amatungo ndetse n'imyaka mu murima bataretse no gucukura inzu z'abaturage. Yaravuze ati abafashwe bose ubu bafungiye kuri polisi sitasiyo ya Runda, naho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze gutangira iperereza ku byaha bakekwaho kugira ngo bashyikirizwe ubushinjacyaha. CIP Kamanzi yashimye ubufatanye bukomeje kuranga abaturage mu kurwanya ibyaha, gutungira agatoki polisi aho abagizi ba nabi bari, anaboneraho kuburira n'undi wese ugifite imitekerereze n'imigirire mibi igamije guhungabanya umutekano kuzibukira, kuko polisi itazamwihanganira, izamushaka aho yaba ari hose ashyikirizwe ubutabera, amategeko nayo akurikizwe. Reka tuve kuri iyi nkuru ya polisi tujye kuri iyi nkuru ivuga ku ikipe ya Ruhago RIB igiye gutangiza. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Munangira Thierry yateguje ko urwego avugira, urwego rwa RIB rugiye gutangiza ikipe ya Ruhago. Ahamya ko bari gukusanya ibyangombwa kugira ngo itangire mu minsi ya vuba. Yabikomojeho ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe mu minsi ishize, ubwo yari yitabiriye igitaramo cya MTN Muzika Festival mu rwego rw'ubukangurambaga barimo bwo gukangurira abantu kwima amatwi ababashuka bakabacucura utwabo. Ubwo yarabajijwe ku makuru yari amaze iminsi avuga ko RIB iri mu myiteguro yo gushinga ikipe ya Ruhago, yaravuze ati yego iraje vuba, turi mu myiteguro twegeranya ibisabwa byose. Bijyanye n'uko bari mu myiteguro yo gushinga iyi kipe bateganya kwinjiza muri shampiyona ya Ruhago mu Rwanda, nta byinshi umuvugizi wa RIB yashatse kuvuga ku gihe izatangirira. Dr Munangira yavuze ko iyi kipe izashingwa mu rwego rwo gukomeza kwegereza urubyiruko no kurugezaho ubutumwa butandukanye bujyanye n'ubukangurambaga baba bafite. Ati ahantu hose hashoboka haduza n'urubyiruko tuzahagana, aho bitazadukundira wenda bizaba bitewe n'izindi nshingano. Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, ariko turusanga mu byaha bitandukanye, gusa ntabwo twifuza gukomeza kurubona mu byaha. Mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabyitabiriye mu rwego rw'ubukangurambaga rwo gusaba abantu kwima amatwi abambuzi babacucura utwabo bakoresheje telefone. N'abatekamutwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwagaragaje ko badukanye amayeri mashya, bityo Dr Murangira Thierry yongera gusaba ko abantu bakwiye gushishoza ndetse bakima amatwi abo bajura. Reka tunyarukire hakurya y'amazi magari, aho umupolisi wo mu Bwongereza yafashwe yiba ikariso mu nzu y'umugore yari yagiye gusaka. Umupolisi w'imyaka 27 wo mu Bwongereza witwa Marcin Zieri yahamagajwe n'urukiko ashinjwa icyaha cyo kwiba ikariso y'umugore aho yari yagiye gusaka inzu ye. Uyu mupolisi rero akaba yakatiwe igifungo cy'amezi 4. Uyu mugabo yibye ikariso ku itariki ya 16 Nzeri 2024 ubwo yajyaga mu gikorwa cyo gusaka mu nzu y'umugore, agafatwa amashusho na kamera agaragaza ari kubika ikariso y'uyu mugore yari yagiye gusaka mu mufuka we. Ayo mashusho yaje gukusanywa mu bimenyetso byagaragaje ko uyu mupolisi yagize imyitwarire idahwitse mu kazi, bityo ajyanwa mu rukiko. Ugushyingo 2024 nibwo yatangiye gukorwaho iperereza, ibyatumye ahita
asezera ku kazi. Umwe mu bapolisi bakoranaga na Zelensky witwa Gena Ter yavuze ko ibyo uyu mugabo yakoze ari ugusebya umwuga wabo n'abandi bakora imirimo yabo neza. Yaravuze ati imyitwarire ye yangije ishusho ya polisi ndetse ni no kugambanira abaturage n'indangagaciro polisi yacu igenderaho. Maxim Zelensky yakatiwe igifungo cy'amezi 4.